gupfa gutyo mfite inka y'isine hariya mu kiraro ahubwo njye mva nkubwira ka ureba undi uzana mama nkwibariza akabazo guherutse mu rugo birutse mu rugo mpageze rwose ntabe n'amazi bigeze bampa ntabe no kundeba nje kureba amakuru nta no kwicaza nta no kukwicaza wanye ko nagize ubuzungu arangije arahaguheza narahabonye bibagije ko ari mwe mwambyara ntabwo nigeze mpareba rwose birambabaza cyane ahubwo ngiye twumvikane ako ko mbona inka mu kiraro zikiri zose jewe ko numva umugore andambiye mwaretse rwose nkizanira undi mugore ko yakunsigiye uruhu Keremani nase ko bamuntwaye ubu ngubu nzabona undi mukobwa mwiza abakobwa rwose barahari mu gihugu umutima kandi unabyara ubyara kuko ndashaka umwana mama reba Terezi yamaze kugira abuzukuru bawe kandi njye wari utezakuza reba nje nsaziye aho ngaho rwose mwana wanjye inka ndazifite nje rero reka nze nkubwire reka nje mu rugo ubundi ndagenda yari yambwiye ngo uyu munsi ngo ni randevu ngo ya dogiteri nsanga nta gahunda nta kintu yagize yamubwiye iby'amasengesho ndaba mbivuyemo ariko inka ahubwo nje ntunamperekeze byihorere nigeze umuhungu wanjye ndamuhamije rwose pe yambe mwirukane nyine nagenda se yamunsigiye ari umwe none aca umuryango ibintu ndabifite mu nzu nsingira nabo kubiha nagenda mwirukana agende ntumpiteho mukiza wawe wumva ukonganya wumva ugenerera abandi nanjye ntunsige kugira ngo wurukire urutse umutima wanjye umurenge muri gutangaza mana urabona ko nta mahoro mfite mu rugo nta mutekano mfite nubwo wampaye ibintu ariko mana ikibazo cyo kutagira intwara kirampangayikishije niyo mpamvu nkingenze kugira ngo wurukire umurenge muri gutangaza igihe umuhiga imbere yawe mana numva umwana nzagushima kandi nzaba imbere yawe iteka ryose urakoze kumva gusenga kw'abantu bawe mu izina rya Yesu vuba ataza noneho agasanga biri hano ku meza noneho yahita Mukamusoni si uyu mugore aragira amatwi Mukamusoni ariko uru ni urugo rwanjye njyewe niyubakiye urumva mu rugo rwanjye niyubakiye ihangane ko uri kuvuga nawe simo nawe kuntu ubusa ugikaraba nguke makuru meze bite so makuru yo kwirirwa niwe wagiye wavuye sanzu ufite ka Bibiliya sinzi ntawamenye rwose unsomera shari igihe wasanga wibitseho akantu nkaza gupfa mvuga ibigambo kandi wasanga hari akantu wibitseho ngaho unsomera akajambo gashobora kumpumuriza 14 avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana subiramo muhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere dusaba kudahagarika imitima yacu oya tugarutse donc urabona twasezeranye tariki ndabyibuka neza 3 z'ukwezi kwa 7 icyo gihe amasakari yeze urabyibuka icyo gihe twasezeraniye rimwe n'abariya ba Karoli urebe bariye ba Korodine nabo uwo munsi bari basezeranye urabyibuka twasezeranye turasore bagera muri 3 urabyibuka mu muhanda uwo munsi ubukwe bubu nitwe imodoka zagera
ibintu ari hata abantu bose bataha bemeye bari batashye ubwo bwoko ariko abo ba Karoli ba Korodine imbyaro zimaze kuba izi kane nawe buri munsi nkabona ugenda ngiye gusenga ugiye ngiye gusenga mugore bite ugiye ngiye gusenga nkaho utagiye no kwa mama ngo mukubitire akabyizi ngiye gusenga Imana musenga yaba yumva yabitumva nicyo kibazo gihari nicyo cyase twaba twarakoreye Imana byatuma cyangwa n'ubundi mu muryango w'iwanyu ntimubyara Imana dusenga rero irakomeye kandi itangira igihe reba Karoli niba kimuhamagara ngo Karoli reba nk'ubu njyewe ndinjira mukamusoni kandi Karoli warinjira papa Fiyete wiriwe ukabura uko unyita wowe nawe agahita mwita mama Fiyete kubera ko bafite wahizi ntawe none se ko nta rekeraho ndashaka none muri aka kanya uvuge ariko nguhaye umwanya ndashaka ibiri sasa shaka kurya urihanga nese ko wanga ntabwo watetse natetse ibindi biracyari kuziba reka turekera nta n'ibyo kurya ntabyo nshaka mva ahangaha twumvikanye ko ugiye kwa muganga randevu ya dogita n'uyu munsi yari yaguhaye wambwiye ko wagiye mbwira uko byagenze mbwiye ko tuzasubira itariki 6 tariki 6 z'ukwa karindwi ukundi kwa karindwi imyaka imaze gushira igera mu 8 abandi babyaye 4 njyewe ntarabyara na kamwe ndarambiwe ayo masezerano yango ntiduhagarike imitima nje nanzi ko byibura hari ukuntu wavuga uti ndabona hari ukuntu bigenda biza hari ibyiringiro hari ariko urumva ko kavuye ntabwo nakagendera no reka nkubwire nagushakiye urugo intebe nziza inzu narubatse nzi ko ngiye kubyara nkubaka urugo umvika nagushatse ngukunze ariko nari nzi ko uzabyara ngaheka umva ihangana sigara mugo urambwira sigara mugo ko je ntabyo nakomeza kubyangana utabyara abandi babyeyi kane kose wapi senga Imana izakumve n'akazi kawe give ibintu ntabi ishuri bye babe ibibazo ko kuzabizerano yose ukimani yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu muraho umukozi w'Imana Yesu ashize amakuru yacu umeze muteze turaho n'ibibazo bikugeze he ibibazo ndi nabyo ndi kugendana nabyo gutya ihangane burya n'ibihanganira ibikugerageza uzavuga ikamba Imana yasezeranije abayikunda kandi ibibazo niyo byaza hari umuntu ukwiye hari uwo kuturengera ihangane rero guteka Imana izakurengera kandi nanjye rero ndi umunyamasengesho naragiye nsenga Imana amasengesho y'iminsi 3 maze kumva ko ufite ibibazo byakurembesha Imana iransanga irabanza ntiriya ndirimba kuvuga ngo ntabwo nkwiye kwiga ndakomeza ndagusengera ihita imbwira ngo gira kwizera ngo amasezerano yaraguhaye tuzaguha umwana ngubu ngiraje uguha umwana ngo mwiza w'umuhungu ngo ushire noneho bya bindi agasuzuguro bagusuzugura ubu ugiye kubona umwana mbese ni kuwiteka yahamye ngo ariko mubwira reka tubasengere Imana maze Uwiteka Imana igushoboze kandi utegereze Uwiteka Imana y'umukiza Imana nziza Imana yumva gusenga
turagushimbaje Mana ariko Uwiteka Imana ishobora byose kandi data mwiza ariko wadusubiye ahangaha Mana ni ukuri waruzi yuko isaha nigera usengeye umusha wawe Mana tumusabiye kwizera rero reka kwizera kwacu kwawe maze wigaragarize kuko umukozi w'umuhanga kandi isezerano ryawe nirigaragara tuzagushima kuko umukozi w'umuhanga tuzagushima ko hari icyo wamukoreye kandi ibyo twese tuzaguhimbaza haleluya bwo kwiheba amen yesu mwana w'intama w'Imana hari icyo watumazeho icyo uvuga hano ababyeyi babyare turahamburiye inda ye aya masaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze kumvira umwana ukoresheje icyubahiro mu izina rya Yesu amen. aho rero ugire kwizera gusa Imana yatubwiye ko guhaye umwana w'umurakoze kandi pedo ari hafi hariya neza wowe ugire kwizera Imana igumugisha murakoze rwose murakoze. Oh, Imana ishimwe ko ibyo yamvuzeho birasohoye. Mugabo yarantaye, icyubahiro ni icyawe Mana, uhabwe icyubahiro kuko ugize neza. Isezerano ndaribonye riransohoreye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bagenzi banjye babaye baza kureba umwana, yeyeye tugafatanya gushima Imana yo mu ijuru. Imana ishimwe kandi ishigwe hejuru. Mana ndagushimye kuko unkoreye igitangaza rwose, kandi ukinkoreye mu gihe nari ntatekereza. N'umugabo yarantaye ndi mu rugo rwanjye. Oh, habwe icyubahiro Imana, Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose. Imana, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanjye yose ni kwa Yesu, ahinduriye imibabaro mbwanesheje. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana, Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana yangiriye neza. urabona amasengesho yacu ko azakwiteza Mwakoze umwana mwiza. Imana
ngewe mureba ngaha nitwa Twahirwa Laurent guturuka ku Murindi, niho dukorera umurimo w'Imana muri korali Sauti ya Mwisho. Turabashimiye mwese murangaha, inshuti zacu, bavandimwe bacu, turabashimiye cyane kuba mwakurikiranye iyi David mureba ya korali Sauti ya Mwisho. Turabashimiye cyane banyagihugu mwese, turabashimiye cyane banyamahanga mwese, turabashimiye cyane gukurikirana iyi David ya korali Sauti ya Mwisho. Turabashimiye kandi tubaragije Imana, Uwiteka Imana abaha umugisha.